Uwiteka Mana igira neza, uri data wa twese kandi niwe mucunguzi wacu, uhabwa icyubahiro. Watwandikishirije ijambo ryawe kandi uduha umunsi wera w'isabato ngo tujye turuhuka. Twiga ijambo ryawe, ryongerere tunagure kugira ngo twibuke yuko uri umuremyi wacu ukaba n'umucunguzi. Data, muri amasaha y'umugoroba tugusabye umugisha, iteraniro ryose uduha umugisha wawe, kandi ubu bwoko bwicaye hano muri rusengero ubaha umugisha. Isabato itubereye umunezero, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire ku magambo tari menshi, ko n'ubundi byanditswe byaravuga yuko byose byumviswe, ariko tujye kuganira ku magambo abaza buri wese uri hano, mbese uhagaze ute mu by'umwuka? Mwiriwe? Reka mbasabe tubane mu mwanya muto tugiye kumara, ariko utekereza kuri iki kibazo: uhagaze ute mu by'umwuka? Ntago nshaka kuvuga ubutunzi mufite mu miryango yanyu, cyangwa amafaranga ari kuri konte, cyangwa ikindi kintu cyose mwaba mutunze hano munsi y'ijuru. Ndabaza uganiriza umutima wawe muri umugoroba, uhagaze ute ku isano ufitanye na Yesu? Bibaye byiza umuntu wese iki kintu akagitekereza, hari umwanzuro Umwuka Wera yamuha. Abantu benshi mu buzima busanzwe uko tubaye hano munsi y'ijuru, tugira imigambi ya buri munsi, uko tuba dutekereza uko twatera imbere, ibikorwa tuzakora, ubutunzi twaba dufite, ibyo twazageraho. Ariko ni gake abantu mu miryango bicara hasi bagatekereza, bagakora igenamigambi ry'uburyo bagomba kubana n'Imana mu gihe Imana izaba ikibatije ubuzima. Ndibutsa buri wese uri hano ko kuba uriho atari impanuka, Imana yari ibizi. Ariko nanone tujye twibuka yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko tutari abacu ngo twigenge, kubera yuko buri muntu wese yaremwe n'Imana, kandi ikiganza cy'Imana kibana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko dutekereze umushyikirano dufitanye n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amagambo aboneka mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 32, tugende muri Bibiliya. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo 29. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo 29 haravuga ngo, iyo baba abanyabwenge baba baramenye ibi, baba baritaye ku iherezo ryabo. Tuba hano mu isi tugatekereza ko hari tuzayibaho igihe kirekire, cyangwa se tukiha imyaka runaka dutekereza ko tuzabaho. Ariko Mwuka w'Imana abinyujije mu ijambo ryayo akagaragariza buri wese ko akwiriye kubaho yita ku iherezo rye, kubera ko iminsi tuba hano munsi y'ijuru nta muntu yigenda ngo avuge ngo nzabaho imyaka iyi n'iyi, ahubwo uko azabaho kuba mu biganza by'Imana. Ni nayo mpamvu mu bintu byose dutekereza muri ubuzima, igenamigambi rikwiriye ni ugutekereza isano dufitanye n'Imana. Bwoko bw'Imana tumaze iminsi 6 turi mu riho n'imihate y'isi, ariko se muri iki cyumweru wabanye n'Imana ute? Isahari ijwi ry'Imana ryagiye rikomanga, umutima wawe warakinguye? Yeremiya igice cya 8 umurongo 20. Yeremiya igice cya 8 umurongo 20. Isarura rirarangiye, iki kirashize,
ariko ikibabaje gishize tudakijijwe. Nyamara Mwuka w'Imana yaringinze umutima wanjye n'uwawe, yifuza ko twakumvira ijwi ry'Imana tukemera kugaruka mu biganza by'Imana. 21. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye, kwiheba kuramfashe. Mbese i Gileyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Dukwiye gutekereza cyane, gasaba abantu bahuze kugira ngo bahuguke. Ubu ni ijwi ry'Imana riri kuvuga. Hari igihe n'umubwiriza ahagarara hano imbere cyangwa umwigisha, abantu bagahita bareba we, ariko bakibagirwa yuko arimo avuga amagambo yavuye mu kanwa k'Imana. Ndagira ngo mbakangure, mujye mwita ku muntu wagize amahirwe yo guhagarara hano, ijambo ryose avuga nirikiza ubugingo bwawe. Mbese kuki uruguma rw'ubwoko rw'Imana rudakira? Kuki duhora turi abanyabyaha? Kuki duhora twivuruguta mu byaha umunsi ku wundi? Kuki duhora turundanya ibyaha hejuru y'ibindi? Mwuka w'Imana aduhamagarira kwihana, nyamara tukanga. Umuhanzi umwe yararimbye ngo mbese ko bucya bukira amaherezo azaba ayahe? Igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi ku cyigisho cya 14 hari amagambo avuga ngo umucunguzi w'isi ahamya ko hari ibyaha bikabije kuruta ibyariho mu gihe cy'Isodomu n'i Gomora. Abumva kurarika k'ubutumwa bwiza bahamagarira abanyabyaha kwihana. Abumva kurarika k'ubutumwa bwiza buhamagarira umunyabyaha kwihana. Nyamara aba bantu igihe batazabyitaho, igihe kizagera urugi rw'imbabazi rufungwe kuri buri muntu waniniye umuburo w'Imana. Nta gihe kiriho cyo gupfusha ubusa. Dukwiriye kubera amaso ubugingo bwacu. Nyamara abantu bahakanisha imico yabo, imibereho yabo ya buri munsi, ikerekana yuko tutari abakristo. Nyamara uko tubayeho twakagombye kuba turi abantu abatuzengurutse bareba bakatubonamo Kristo, bikabatera kubana natwe. Dukurikije umuburo w'Umukiza, ibyabaye Isodomu n'i Gomora ni akabarore, atari ku bakora ibyaha bigaragarira amaso gusa, ahubwo n'abakerensa bose umucyo n'amahirwe byavuye mu ijuru. Hari ukuntu usanga dufite ubukristo bw'inyuma, ariko imitima yacu yuzuye ibyaha, ndetse tugakora ibintu byinshi hano mu itorero abantu bakadushima, n'abizera bakadutorera inshingano bashingiye ku byo bareba inyuma by'imibereho yacu, ariko ubwacu twizi yuko imbere tumeze nka ya magambo Yesu yavuze avuga ku bafarisayo ko bameze nk'ibituro bisize ingwa. Bizera nshuti zanjye, nta gihe gihari umwana w'umuntu afite cyo gupfusha ubusa. Dukwiriye kwihana. Umukiza ahora ategereje abakira urukundo n'imbabazi bye. Afite impuhwe ziruta iz'umubyeyi afitiye umwana. Ararangurura abwira abahabye ati nimungarukire nanjye ndabagarukira. Mbese muri umugoroba wakwemera kumvira ijwi ry'Imana ukemera kugarukira Imana? Ariko niba impabe ikomeje kwanga kwitaba iryo jwi ry'impuhwe, iryo jwi ry'Imana rifite urukundo rutangaje, amaherezo azahezwa mu ijuru. Hari igihe ababwiriza bahagarara bakavuga yuko
abantu banze kumvira umuburo wo kwihana bazarimbuka, rimwe na rimwe abantu bagakerensa. Ariko reka mbabwire muri umugoroba, nukomeza kugundira ikibi uzarimbuka. Ariko turacyafite amahirwe ko Kristo ari ku ntebe y'imbabazi. Umutima umaze igihe kirekire utita ku mbabazi z'Imana, winangira mu byaha, maze ukaba utagishobora gukoreshwa n'imbaraga ya Mwuka w'Imana, uzarimbuka. Hari igihe ababwiriza bajya babwiriza baseka, ahari abizera bakabona yuko ibyo bavuga bidafite ishingiro. N'abizera wabareba mu maso koko ukabona yuko nta gahinda bajya bagira k'ibyaha, kandi koko ukurikije imibereho yacu ubona yuko nta gishyika tukigira cy'ibyaha ngo ubone abantu b'Imana bahinze umushyitsi. Ariko twitonde, uyu mutima ukomeza kwinangira uzarimbuka rwose, kuko kwinginga k'Umukiza kuzagira iherezo, kuzagira igihe guhamya. Umukiza avuga ngo bihambiriye ku bigirwamana nimubihorere. Baranditse ngo imidugudu yo mu kibaya yari kuzihanganirwa ugereranije n'abantu turiho muri iki gihe. Iyo ijambo ry'Imana rigereranyije i Sodomu n'i Gomora, ibyaha byakorwaga, bakagereranya n'ibyo dukora uyu munsi dufite umucyo wuzuye, burya ngo habarirwa i Sodomu n'i Gomora. Namwe mutekereze, mbese uhagaze ute mu by'umwuka? Sahari uracyumva ijwi ry'Imana rikabakaba umutima wawe? Sahari ujya wumva ufite akayihayiho ko kubana n'Imana? Mbese uracyafata igihe cyo gusenga? Uracyafata igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana? Bitekerezeho, kandi Umwuka w'Imana aguha igisubizo. Wowe uri gukerensa imbabazi z'Imana wahawe, tekereza ku rutonde rw'abo mutavuga rumwe bari mu bitabo byo mu ijuru, kuko hari inzibutso zerekeye gukiranirwa kw'abanyabyaha. Baranditse ngo Imana ikomeza kwihanganira umunyabyaha akarama, n'umwaka utaha nabwo akabaho, n'undi uzakurikira akabaho. Barandika ngo ariko mu bitabo byo mu ijuru ibyaha akora bikomeza kwandikwa. Twitonde, ntago kuba turiho ari uko turi beza. Petero yaranditse ngo impamvu Imana itwihanganira nuko idashaka ko hagira n'umurimbuka, kuko yifuza ko twese twagira gute? Twakwihana. Ariko nkunda kuvuga, umuntu abaho akagundira ibyaha mu mutima we, ndetse Mwuka w'Imana yanashaka ukuntu yakora ku mutima w'umuntu ngo wihane, umuntu agashaka inzitwazo, wenda akaba yanatekereza ko abantu bamwanga, cyangwa se akaba yanavuga yuko rwose nta kibazo afite, ariko yiyizi mu mutima ko yagundiriye ibyaha. Bene data, bashiki banjye, umuntu wese utitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo, Kristo nagaruka azahunga mu maso y'Imana. Kandi turacyafite amahirwe. Buri munsi abantu dukora ibyaha tukiyongeza ibindi, tugatekereza yuko ijisho ry'Imana ritatureba, kabonera cya kindi wakoze wihishe. Byanashoboka yuko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nta n'umuntu wigeze ukubona, ari wowe wenyine n'umutima
umutimanama wawe ubizi, ukwiye kujya imbere y'Imana ukihana. Kandi irarika ryo kwihana n'imbabazi rishobora gutangwa, ariko igihe kizagera ubwo bizaba birangiye, ubwo umutima w'umuntu uzaba umaze gufata umwanzuro wo kutihana. Igihe guhitamo kwa buri muntu kuzerekana iherezo rye, nibwo ikimenyetso kizatangwa kugira ngo iteka ryaciriwe abanyabyaha rigere kuri buri muntu wese. Ahari byashoboka yuko Mwuka w'Imana ajya gusanga ukanangira umutima wawe, ariko nta gihe gihari cyo gupfusha ubusa, ntacyo. Niba wanatekerezaga yuko hari ikindi gihe ufite nk'ukuri inzira ku murima, nta gihe ufite. Igihe ufite ni isaha yo kwihana. Hari impamvu ituma abanyadini b'iki gihe baburirwa. Abantu twabaye abanyadini, turi abadivantisiti umunsi wa karindwi, turabyirata kandi tukavuga yuko dukomeza amategeko y'Imana, ariko tukabivuga ariko umunwa gusa, imibereho yacu n'umutimanama wacu bidahamanya n'ibyo tuvuga ko turi abantu b'Imana. Rero hari impamvu Imana yemeye yuko abanyadini bo muri kino gihe babwirwa aya magambo. Imbabazi z'Imana zarakeneshejwe igihe kirekire. Abantu batabarika bahinyura amategeko y'Imana kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Bugacya bukira, bukongera bukira, abantu bagatekereza yuko bizahama gutyo. Mu matorero menshi harimo ubuhemu. Si ubuhemu nk'uko iryo jambo risobanurwa dusanga turizi mu buzima busanzwe, ahubwo ni uguhakana Bibiliya ku mugaragaro, tuyakanishije imibereho yacu. Kandi ibyanditswe byera bihamya yuko byandikiwe kuduhugura twebwe abasoreho n'imperuka y'ibihe. Nk'uko byari bimeze ku batuye i Sodomu n'i Gomora, abantu bo muri kino gihe barota amajyambere, bagatekereza yuko ejo hazaba heza, ariko ejo hazaba heza ku bantu bafitanye isano na Kristo, abantu bizeye kuzabona ubugingo buhoraho. Naho hano mu isi nta mahoro ahari. Umwuka w'Imana ku bantu bavuga gutyo, we aravuga ngo hunga udapfa. Hunga utagira gute? Ayo ni amagambo abwirwa abantu barota amajyambere ya buri munsi, batekereza ko ejo hazaba heza. Oya, umugabane munini w'abatuye isi uzanga imbabazi z'Imana, kandi nibamara kwanga imbabazi z'Imana bazarimbuka. Ariko abazumvira umuburo bazatuzwa mu gicucu cy'ishobora byose, kandi bazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ukuri kwayo kuzabera bene abo bantu ingabo ibakingira. Ubu hari abantu bari gutekereza ko natinze. Yego, reka nsoze mwiyumvire indirimbo. Abefesi igice cya 5. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 14 kugera 16. Nicyo gituma bivuga ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Umwuka w'Imana agendera umutima wawe n'uwanjye muri umugoroba, kandi adushoboze kwihana. Ubuzima tubamo bumeze nk'urugi rwizunguriza ku mapata, bukwiye kugira iherezo, tukamasha kubana n'Imana. Ndasaba ninginga cyane ngo umuntu wese wumvise aya magambo, Mwuka w'Imana akore ku mutima we mu izina rya Yesu.